Guhera gahunda yo kuvugurura urutoki itangira, abahinzi benshi babinyujije mu ishuri ry'abahinzi mu murima bavuguruye urutoki rwabo kandi rumaze kubateza imbere ku rwego rugaragara. Uyu ni Rugero Emmanuel utuye mu murenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma. Nyuma y'uko avugurura urutoki rwe, ubu areza igitoki gifite ibiro bikubye gatatu icyo yezaga mbere yo kuvugurura. Mbere ntaratangira kuvugurura urutoki, nezaga igitoki gipima wenda nk'ibiro 8 cyangwa se 7, cyaba cyakuje kikagera ku biro 10. Ariko ubu ngubu igitoki nibura ndi gutema hano ntawe yishobora kujya munsi y'ibiro 70, 80. Amafaranga yakuye mu rutoki rwe yabashije kuvugurura inzu ye, ndetse yaniguriye inka ya kijyambere kuri ubu imufasha mu iterambere. Ubu rero iyi nka niyo naguze aho maze kuvugurura urutoki, iyi ngiyi niyo muri kureba. Niyo naguze aho maze kuvugurura insina zimaze kujya zitanga umusaruro ugaragara. Ubundi yageraga haranye ni nk'urugi rutangirira. Urabona rero hano naho nongereyeho, kandi n'imbere narongereye ubundi ntabwo yageraga hariya hose, kandi ubona ko hariho n'amabati mashya. Urumva ko nashyizeho n'urugi rwa metalike, kandi n'imbere kuri saro hose ni metalike. Muragera wenda murebe naho. Umukama akura kuri iyi nka arawugurisha, ndetse n'urutoki rwe rukamuha andi mafaranga. None ubu afite iduka riciriritse acururizamo ubuconsho butandukanye. Abagore nabo ntibahejwe n'iterambere mu buhinzi, kuko kuvugurura urutoki babigizemo uruhare rugaragara, ndetse nabo rukaba rumaze kubazamurira imibereho. Uyu ni Karire Angelique. Urutoki rwe ngo ruramwinjiriza amafaranga afatika ugereranyije na mbere yo kuruvugurura. Ibi Karire abihuriyeho n'abandi bagore benshi bo mu karere ka Ngoma, aho bemeza ko urutoki rubatungira imiryango kandi rukanabaha amafaranga yo kwikenura kuva aho batangiriye kuruvugurura. Aho bamaze kuruvugururira rwankuye ahantu nari ndi habi, ko naryaga agatoki mbabaye narinze no kugahingiririza. None ubu ndeze igitoki kimwe no kugitema ngo gikure mu murima ntibigikura, no kumanyura iyo ntabonye uwunteruza, nkabona kukijyana mu rugo kigatunga umuryango. Bitabaye byo no kujya ku isoko, ubundi neza gudutoki nkikora nka 5 njya ku isoko. Ubundi gutema igitoki gipima ibiro 80, 70, sinkikibasha no kujyana ku isoko. Ariko nkimara kuruvugurura nagize igihe ndavuga nti ibitoki ubwo nikoreraga 5 nkubangeze ku gitoki kimwe ntashyira ku mutwe. Buhoro buhoro uko nabonaga amafaranga mpitamo kugura igare ryo kuzajya mbijyana ku isoko njijyane. Karire yivugira neza ko byibuze ku munsi agurisha igitoki cy'ibihumbi birenga 3. Aya mafaranga akaba adasanzwe ku muhinzi utaravuguruye urutoki rwe. Urutoki abenshi barugereranya n'inka. Iyo rwitayeho ruguha amafaranga ndetse rukanakugeza kuri byinshi. Uko ndugereranya n'inka, mfite urutoki nta nzara yanyicira umwana, kandi nabona n'ifaranga nkagura isabune. Ubwo urumva ko urutoki rufite akamaro. Abakuru barwita amasaziro meza kubera ibyo rubagezaho, ndetse hari n'abava ku kazi gasanzwe bagahinga urutoki kandi rukabazamura. Uyu ni Manirakiza Jean Baptiste, umuhinzi wo mu karere ka Musanze, umurenge wa Nkotsi. Yavuye ku kazi ke k'ubushoferi mu mujyi wa Kigali ajya guhinga urutoki mu mwaka wa 2010. Nyuma y'imyaka irenze 3 gato, aravuga ko urutoki rwe rwamugejeje aho atari kuzagera. Yemwe ubu ntagikoresha inkwi mu guteka. Afite ingufu za biogazi we mu rugo zimufasha guteka no kubonesha mu rugo. Insina 100 nazanye nongeyeho n'izindi ku buryo mfite urutoki rufite insina 200. No kuvuga ngo ku musaruro umwe hashobora kuboneka ibitoki 100. Ibitoki 100 igitoki nkakigurisha 3500, kubera ko inari mu makoro ntabwo biba binini cyane nko mu burasirazuba. Ubwo no kuvuga ko iyo mbonye nk'ibihumbi 350 bishobora gukemura ibibazo byose umuntu afite, kandi bigatuma n'umwana ashobora kuja ku ishuri. Urumva ko icyo gihe rero umuntu abikoze ari umuhinzi ufite isambu, urumva ko byamuzamura, kuko urumva mfite inka, mfite abanyeshuri biga muri universite 2, mfite n'abandi ndihira, nanubatse n'inzu, mfite n'inzu Kibungo. Uba henshi urutoki ruvuguruye ruratanga umusaruro mwinshi kandi mwiza.
ku buryo abahinzi benshi batangiye gahunda yo gutunganya ibitoki n'ibindi bintu mu rwego rwo kongerera agaciro umusaruro wabo. Abenshi batangiye gukora inganda ntonto zo gutunganya ibikomoka ku nsina. Koperative Kamara yo mu karere ka Kirehe i Gatore yo yatangiye umushinga wo gutunganya ubudodo n'ipamba biturutse mu bitumba by'insina. Ubu budodo uko mwabibonye ni ubwo dukura mu mitumba y'insina. Noneho iyo tumaze kubukuramo ubudodo tukabujyana ku ruganda Kibungo, hanyuma bakawushyira mu yindi mashini. Hari indi mashini none ibukuramo ipamba. Iryo pamba akaba ariryo tubasha gukuramo impapuro z'isuku ku badamu arizo bita kotegisi, hakabonekamo n'izindi z'ababebe bita pampegisi. Ufite kubohamo ibikoresho nyarwanda, ukabohamo amatapi, havamo amatapi, hakavamo uburoso, hakavamo imikeka, hakavamo udukapu tw'abadamu bahahiramo, hakavamo n'imitako babohamo rwose, n'ibiseke bivamo kugeza uyu munsi. Si ibyo gusa kuko iyi koperative yatangiye kumisha imineke ya kamaramasenge ndetse n'ibitoki by'inyamunyo ku buryo bishobora guhunikwa bikazaribwa na nyuma y'amezi 8 bitangiritse. Nta kabuza rero ko umuhinzi wavugurura urutoki rwe akarwitaho umunsi ku wundi, akarurinda indwara ndetse n'ibyonnyi, yabona umusaruro umuzamura mu bukungu.